Alright, ubu ngubu tugiye kwinjira mu modoka yacu kugira ngo dukomeze n'ibindi. Iyo ukimara kwinjira mu modoka, ubona ko umaze kwicara mu modoka. Ukimara kwinjira mu modoka, ikintu cya mbere ukora arabanza ugashyira ku ntake habugeneye kugira ngo utaba wayibura cyangwa se ukaba wayita. Hanyuma iyo umaze gukora ibyo ngibyo, wumva niba intebe imeze neza, haba hari amarevo ya adjusting intebe bitewe n'uburyo ureshya cyangwa se n'ahantu wumva uri comfortable. Warangiza ikintu uhita ukora kindi ni ukwambara sentire cyangwa se umukandara cyangwa se seat belt mu cyongereza. Umaze kwambara sentire, mu gihe umaze kwicara ukumva umeze neza, wambara sentire. Wamara kwambara sentire ukabona gukomeza kureba ibindi bintu, niba televiziyo zimeze neza nazo zitameze neza ukazitunganya, biste ukabanza kwenshoringa niba imbere uri kureba nta kintu cy'inkomi cyangwa se cyakubangamira gihari, bityo ukaba wabasha kumenya neza niba uri ready gutangira ikinyabiziga cyangwa se utari ready gutangira ikinyabiziga. Ikindi kintu rero nkuko nabivuze nicyo bita sentire cyangwa se seat belt cyangwa se uyu mukandara. Uyu ni umukandara ugufasha kugira ngo winshoringe ko ufite umutekano mu modoka, kuko hari igishobora wenda guhura na accident, waba utambaye sentire ukaba wakubita nk'umutwe kuri vola cyangwa se nka airbag yafunguka ikaba yakwangiza mu maso mu gihe utambaye sentire. Ugomba rero kumenya niba sentire imeze neza mu modoka yawe, ukawekurura hano ukumva nimba ifashe, ndetse ukanabwira n'umugenzi hano kugira ngo wicaye hano kugira ngo yambare, kuko nubwo ngo nk'iyo ukoze accident airbag irafunguka, kandi ifungutse iza ikubita cyane. Rero iyo ikubita cyane igasanga uri hano ishobora kukwangiza cyangwa se ikaba yanagukomeretsa mu gihe utambaye sentire. Si nibyo gusa, ari n'igishobora kuba wenda wafata feri bitunguranye ukagenda usa nk'ugenda gutya utambaye umukandara, biba ikibazo. Umukandara rero uraza ukawucomeka muri kano kantu, kuwukuramo urakanda gutya ugahita uvamo, noneho kuwushyiramo uraza ukawurambura neza ukareba nta hantu bihinnye, ukaza ugucomeka muri kano kantu gutya bikavuga, umenya ko umukandara wawe wambaye neza ndetse nta kibazo ushobora kuba waguteza. Imbere noneho ngiye kubereka ibice bimwe na bimwe bigize imodoka tugiye gukoresha. Uyu munsi turakoresha imodoka ya manuel, ifite transmission ya manuel. Kugira ngo imodoka akenshi niyo nk'iyo tutari gutwara imodoka, kugira ngo ibe ihagaze cyangwa se ifite ikintu kiyifashe mu gihe tutari kuyitwara, bifashwe n'icyo bita hand brake cyangwa se feri arme cyangwa se feri y'amaboko. Iyi feri y'amaboko rero ibimeze gutya, ni ukuvuga ngo iyo imeze gutya kano kantu kari hano biba bivuze ngo ibifashe. Ni ukuvuga ngo uramutse uyirekuye cyangwa se ukayikuramo utabaje gukandagira kuri feri y'amaguru, icyo gihe imodoka ishobora gusubira inyuma. Ariko kugira ngo wizere umutekano neza, urayizamura mu gihe imodoka ugiye kuyisiga kugira ngo itaza gusubira inyuma cyangwa se ngo igende imbere mu gihe wenda waba wayiparitse. Ikindi kintu gikurikiyeho ni ikintu bita levier de vitesse cyangwa se icyo bita vitesse cyangwa se icyo bita gearbox cyangwa se icyo bita gear stick. Iyi levier de vitesse idufasha kugenda dushyiramo vitesse mu gihe tugenda muri conditions zitandukanye. Ushobora gushaka kwihuta cyangwa se kugenda gakeya, cyangwa se bitewe n'uburyo kiri gutwara muri conditions zihari ukaba wagabanya vitesse cyangwa se ukazongera. Turaza kureba imikoreshereze ya vitesse muri video zindi zikurikira. Kiri kintu kiba kiri imbere mu modoka ni ikintu bita vola cyangwa se steering wheel cyangwa se icyo bita direction mu rurimi rw'igifaransa. Icyo igufasha ni ukuvuga ngo kugenda uyobora amapine ahanini y'imbere kugira ngo ubashe kumenya niba ari kugenda mu cyerekezo ukeneye kujyamo, niba ari iburyo cyangwa se ibumoso, cyangwa se ukeneye wenda gukata, ni ukoresha iyi vola ujyana hirya ujyana no hino. Ni ukuvuga ngo niba bakubwiye ngo ukata iburyo ukata gutyo ujyana iburyo, nabwo ukata ibumoso ukata ujyana ibumoso. Kugira ngo ufate vola neza uyifatira ahangaha gutya, unaze mu ntoki zanjye ahantu ziri ufata gutya kugira ngo umenye neza ko ufite control neza y'imodoka. Ni ukuvuga ngo rero niba ushaka kugira ngo umenye neza ko vola uyifashe, ni igihe uzayifata ukumva ko hano mu maboko yawe uyifashe neza ndetse uyifashe muri ubu buryo naberetse. Ikindi kintu ari dukenera gukoresha icyo bita essuie glaces cyangwa se biriya buntu buhanagura ibirahuri, kugira ngo tubukontrolinge dukoresha kano kantu kahanga. Ushobora kuzamura cyangwa se ukamanura bitewe n'uburyo ushakamo speed. Ushobora ukazamura uri kuzimya cyangwa se ukamanura bitewe na speed ushaka, wenda mu gihe uri gutwara mu gihe cy'imvura ukoresha kano kantu ka essuie glaces kugira ngo turiya tuntu twikarage. Kandi kantu rero dukenera nako bita kano kantu gacana ibinyoteri cyangwa se blinkers. Kano rero iyo ushaka gucana icy'iburyo urazamura gutya, ushaka gucana icy'ibumoso ukamanura cyangwa se ukakarekera hano munuza muri hano mo hagati na hagati, bivuze ngo ntabwo kiba gicanye. Niba wenda nshaka gukata hariya ngo baguhita manura gutya kikahakaka ikinyoteri cy'ibumoso, nashaka kujya iburyo ndazamura gutya kigata gifungura. Kano kantu rero ntabwo katsa ibinyoteri gusa, kuko katsa n'amatara, yaba itara rirerire cyangwa se izo bita short light cyangwa se amatara y'urugendo, ndetse hakaba n'icyo bita beam light cyangwa se kwa kundi ushaka gucana amatara maremare, wenda ushaka nko kubuza umuntu ikintu cyangwa se mu gihe utabasha kureba imbere yawe neza ukaba wacana amatara maremare. Ikindi kintu imodoka igira ya manuel igira icyo bita pedale. Pedale rero ni hano hantu dukandagira mu gihe turi gutwara imodoka yacu, tuba dukeneye kuyikontorora bitewe n'ibyo dushaka kuyihereza, wenda ushaka kuyihuta, n'ushaka igenda gake, n'ushaka guhindura vitesse, hari ikintu bita pedale. Imodoka ya manuel igira pedale zigeze muri 3.
Pedale ya mbere niyo bita pedale d'embrayage cyangwa se embrayage nkuko babita, cyangwa se iyo bita clutch. Iyi embrayage rero uyikandagira buri gihe uko ugiye guhindura vitesse, ubanza gukandagira embrayage kugira ngo utaza kwica iyi boîte. Rero ngo uko ugiye guhindura vitesse ugomba kwenshoringa ko embrayage yawe iri hasi kuri tapi kugira ngo uhindure vitesse bikoroheye, bitagombeye gukoresha imbaraga. Kuko harimo abantu bagiye ugasanga bameze nk'aho bari gukwikira bakoresha imbaraga nyinshi, ariko ari ukubera ko batagize bakandagira iyi embrayage ngo bashyiremo pressure ikenewe. Pedale ya kabiri niyo bita pedale ya frein cyangwa se yo bita brake. Iyi pedale ya frein rero niyo igufasha guhagarara, wikandagira ukoresheje akaguru k'iburyo. Nsubiye inyuma gato, ya embrayage buri gihe ikandagizwa akaguru k'ibumoso. N'ubundi ugiye gukandagira embrayage ukandagiza imoso, ariko kuri feri ukandagiza indyo, ndetse n'icyo bita umuriro. Umuriro tugiye kugukurikiza kuko niyo pedale ya gatatu. Iyi pedale ya gatatu bayita niyo bita umuriro mu Kinyarwanda, cyangwa se accélérateur mu Gifaransa, cyangwa se iyo bita accélérateur mu Cyongereza. Ariko mu Cyongereza nigiye bayita gas. Iyi ngiyi rero niyo igufasha kongera umuvuduko cyangwa se kongera icyo bita revolution per minute, cyangwa se uburyo ki moteri yawe nyine yihutamo. Iyo ukandagiye cyane urumva uri kwihuta cyane, ukandagiye gakeya nyine moteri biri kugenda gakeya. Nuko kuntu ugenda ubikontrolinga aho ngaho. Ikindi kintu rero, hari igihe to dukeneye kwerekana ko dufite wenda icyo bita gucana amatara ya danje, cyangwa se kwerekana ko hari ikibazo dufite mu kugira ngo abantu bari imbere cyangwa se bari inyuma yacu bamenye uburyo ki batunyuraho bitonze, cyangwa se uburyo ki babasha gukikira iyi modoka yacanye amatara ya danje. Hari akantu kari hano kameze nk'aho ari triangle, iyo gakanze gutya amatara ya double clignoteur cyangwa se amatara ya danje ahita yaka, bityo umuntu uri inyuma niba abonye ko yacanye ashobora kumenya yuko hari ikibazo wenda gitumye uhagarara, ni wenda uhagaze nk'ahantu hatemewe, bikaba byagufasha kugira ngo wicuringe umutekano wawe ndetse n'umuntu uri guturuka inyuma cyangwa se uri kuguturuka imbere.